Gukata umutsima uzwi nka gato mu birori byakomotse he? Muri iki gihe iyo umuntu yumvisha ahantu runaka habaye ibirori, urugero nk'ibyo kwizihiza isabukuru y'amavuko, anniversaire cyangwa se birthdays, ahita yumva ko byanze bikunze haza gukata umutsima bita uwa kizungu, keke cyangwa se gato. Ni kimwe no mu bukwe. Ubu iyo abantu bategura ubukwe ntibashobora kwibagirwa kugura umutsima bazakata imbere y'abitabiriye ibirori by'ubukwe bwabo. Hari n'abakata uwo mutsima bizihiza imyaka runaka bamaze bashakanye. Ese uyu muco umaze kuba ubukombe waturutse he? Ninde wawuzanye ku isi bwa mbere? Ese ubundi bishatse kuvuga iki? Ntitwaba dukora se umuco tutazi ibyawo? Ibi byose n'ibindi bibaza urabisobanukirwa. Ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Gukata umutsima mu birori byaturutse he? Nk'uko tubikesha urubuga rwa www.lesavivons.net ndetse n'urwa www.kizotelezo.com ndetse n'urwa www.fnp.is/blog/article/history of wedding cakes n'izindi mbuga nk'uko urakomeza kugenda ubyumva. Ubaye utarakora subscribe wayikora maze ukarusha kugenda usobanukirwa byose byiza. Kuri izi mbuga rero bavuga ko ubu iyo bavuze ibirori hari abahita bumva ko hari umutsima ugomba gukatwa byanze bikunze. Ubundi rero uwo mutsima ukatwa ku munsi w'isabukuru y'amavuko, ngo wahereye mu Bugiriki mu gihe cya kera. Abagiriki ngo bakataga umutsima wakorwaga mu ifu y'ingano bakongeraho n'ubuki bakawurya bizihiza isabukuru y'ikigirwamana cyitwa Artemis. Iyo ikaba yari imana y'ingore ihagarariye ukwezi n'ibijyanye no guhiga, la déesse de la lune et de la chance. Icyo gihe bakoraga umutsima ujya kumera nk'uruziga bagereranya n'uko kwezi kumeze, bagashinga za buji zishushanya urumuri rw'ukwezi, nyuma bagapfukama bagasenga mbere yo kuzimya izo buji zabaga ziri mu mutsima ugiye gukatwa. Niyo mpamvu ubu muri iki gihe ngo hari ababanza kuvuga icyo bifuza mu mwaka batangiye mbere yo kuzimya buji ziba ziri ku mutsima bateguriwe gukata mu gihe bizihiza ibirori by'isabukuru. Ku rubuga rwa kizotelezo.com bavuga ko ibyo kwizihiza ibirori ngarukamwaka bizwi nka anniversaire byatangiriye mu Misiri, bitangira byizihizwa n'abami bo muri icyo gihugu, les pharaons. Ariko ntibizihizaga umunsi bavutseho, ahubwo bizihizaga itariki bimiyeho ingoma. Icyo gihe bagatamba ibitambo. Abagiriki n'abaromani bo mu gihe cya kera batekerezaga ko buri muntu agira umwuka w'umurimo umurinda. Uwo mwuka ukaba ugendana nawe kuva avutse kugeza apfuye. Uwo mwuka urinda umuntu rero ngo wakoranaga n'Imana igira isabukuru ihura n'isabukuru y'uwo muntu. Ni naho hakomoka imyizerere iriho ubu. Ukumva bavuga ko umuntu agira marayika murinzi, ange gardien au saint patron. Kuri urwo rubuga bavuga ko abagiriki bayiteguriye ikigirwamana cyitwa Artemis. Nyuma abakristo baza kwanga iyo migenzo bavuga ko ari iya gipagani. Mu kinyejana cya 15 imitsima yo kwizihiza isabukuru y'amavuko ishinzeho na za buji zaka yongeye kugaragara cyane mu Budage. Ku rubuga rwa www.fnp.is/blog bavuga ko ibyo gukata imitsima mu birori y'isabukuru y'amavuko bimaze igihe bitangiye, kuko byazanwe n'abakora ibintu bitandukanye mu ifarini bo mu Budage mu kinyejana cya 15 ubwo batangiraga gukorera abakiriya babo imitsima yo gukoresha ku minsi mikuru y'amavuko. Batangira guhindura ibyo bari barishyizemo ko imitsima nk'iyi ikoreshwa mu bukwe gusa. Ubundi ngo ibyo byari bimenyerewe ko mu birori by'ubukwe abaromani batangaga imitsima ikozwe mu ifarini n'ubunyobwa bakongeramo n'ubuki kugira ngo ushobore kuryohera. Ku rubuga rwa www.alad.com/article/history of wedding cakes bavuga ko umuhango wo gukata umutsima mu bukwe watangiye mu baromani mu gihe cya kera. Imitsima izwi ndetse igomba kuba ariyo abakora ubukwe bigana muri iki gihe ngo yatangiye kubaho mu kinyejana cya 17. Icyo gihe ngo bafata umutsima cyangwa se keke ukozwe mu ngano bakawumanyagurira ku mutwe w'umugeni bamwifuriza amahirwe no kubyara agaheka. Nyuma y'umugabo n'umugore basezeranye ngo barya utumanyu dukeya tw'uwo mutsima, bagaragaza ko iki ari cyo gikorwa cya mbere bakoze bagihuriyeho nk'abashakanye.
Iyo abageni babaga bamaze kurya kuri uwo mutsima, n'abashyitsi baje mu bukwe bwabo baryaga utumanyu tw'uwo mutsima dusigaye mu rwego rwo kwifuriza abageni kuzahirwa mu rugo rwabo. Hari n'abageni ngo bategerezaga kugera mu rugo rwabo rushya bakabona gukora umuhango ujyana n'uwo mutsima w'ubukwe wedding cake. Umugeni yawurumagaho usigaye akawuvungagurira ku mutwe akawutondekaho nk'indabo kugira ngo we n'umugabo we bazabone ibyo bifuza mu buzima bwabo bwose. Uko iminsi yagiye ishira, imitsima ikatwa mu bukwe yatangiye guhenduka ugereranyije na mbere, kuko yabonekaga mu miryango ikomeye ifite abagenewe kuyiteka ifuru. Uku guhenduka kwajyanaga no guhindura uko bakora iyo mitsima, batangira kujya basigaho ibintu bisa n'ibifunitse ariko nabyo biribwa cyangwa se icyo twita cream. Gusa icyo gihe nko mu Bwongereza ngo umutsima w'uko wasigwagaho ibara ry'umweru gusa bisobanura ko umugeni ari isugi, ariko ku rundi ruhande rikagaragaza uko umuryango uhagaze mu bijyanye n'ubukungu. Ku rubuga rwa www.lecliedseed.c bavuga ko umutsima wo gukatwa na n'ubu ufite inkomoko mu Bugiriki bwa kera. Muri icyo gihe ngo abatumiwe mu bukwe bafataga umugati bakawumanyura hejuru y'abageni babifuriza ibyishimo n'umunezero ndetse n'uburumbuke. Muri ibyo bihe bya mbere mu Moyen Age, igikorwa cyo gukata umutsima w'ubukwe cyafatwaga nk'aho aricyo gikorwa cya mbere umugabo n'umugore bakoze bagihuriyeho nk'abasezeranye byemewe n'amategeko. Mu gihe cyo gukata umutsima, ikiganza cy'umugabo cyagombaga gufata ku cy'umugore we nk'ikimenyetso cy'uburumbuke no kumurinda protection. Ku rubuga rwa www.lescorna.com bavuga ku gisobanuro cyo gukata umutsima mu bihugu bitandukanye. Mu gihugu cy'Abaromani bamanyuraga umugati hejuru y'umugeni nk'ikimenyetso ko atakaje ubusugi, ariko bakanamwifuriza kuzabyara agaheka. Mu Bufaransa mu myaka ya kera bo batonekaga iyo mitsima, uko igenda izamuka bikaba bisobanura uko ibyishimo by'urwo rugo rushya bizangana. Uko gukora imitsima ikoze ikintu gisa n'inzu igerekeranye cyangwa se etaje byahise bikwira mu bihugu byinshi mu kinyejana cya 19. Muri Madagascar kugeza mu kinyejana cya 19, umutsima w'ubukwe witwa kuba wakatwaga mu rwego rwo kwifuriza abasezeranye kuzahirwa. Mu by'ivugabutumwa byari bimaze kwamamara cyane kuri icyo kirwa, batangiye kujya bakoresha imitsima igerekeranye ari irindwi, bifite icyo bisobanuye mu myemerere kandi bikajyana n'umuco wa Malagasy wo muri icyo gihugu. Icyo gihe cyo gukata uwo mutsima cyageraga, umugeni agakata wenyine, byabaga bisobanuye ko atakaje ubusugi. Mu gihe gukata bafatanyije byagaragazaga ko igikorwa cya mbere bakoze bombi nk'abashakanye no kugaragaza uko bazafatanya mu kuyobora urugo rwabo. Ese nawe wibazaga aho uyu muco waturutse? Wibazaga ubusobanuro bwawo se? Aha nizere ko wamaze gusobanukirwa neza rwose kandi wanyuzwe. Mu gihe waba utarakora subscribe wayikora, maze ubutaha ukazajya ubona ibindi biganiro byacu ku gihe. Iyi video kandi wayisangiza n'abandi nabo bakamenya amateka y'ingenzi. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.